Ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza. Ibihe bidasanzwe birimo biraranga ino filime y'umusore w'umukire. Ese ubundi ninde washyizeho urupfu? Nukubera iki urupfu rwabayeho? Nukubera iki twavutse tukisanga twese hari ahantu ari wabo wa twese? Ese ubundi nukubera iki umuntu agambanira undi akagera aho ashaka kumwica? Ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza mu busanzwe. Ngiye mugiye kubana n'igisigo Legacy rutsikurane bakurutendera kuriza hafi y'ishyamba rya Kibira, umusamariya wihebeye ibyegeranyo. Ngayo nguko aho tugiye kongera gusesengura ino filime yitwa Brother Love. Ni filime y'umusore w'umukire inyura kuri ino chaîne ya YouTube channel yitwa MK and Kamariza. Ngayo nguko rero mbahaye ikaze ngo muze mwongere twicarane maze twongere tuganire twungurana ibitekerezo ku bivugwa kuri ino filime y'umusore w'umukire, aho inyura ku muyoboro mugari wa YouTube channel nanjye nkaza nabakoreyeho icyegeranyo. Mbahaye ikaze. Bitangiye umuvandimwe witwa MK, murabizi yuko muri episode zashije yakundanaga n'umukobwa witwa Cyusa, bakundana urukundo rwa nyarwo, urukundo wavuga yuko rwose rutari rw'amafaranga, ahubwo bakundanaga urukundo wavuga yuko ari urukundo nyarukundo. Aho bitangiye umuvandimwe witwa Cyusa yari yavumbuye yuko Morgan ashaka kumwicisha, ubundi Cyusa arangije ahamagara MK aramubwira ati MK nko utari gufata telefone bimeze bite? Murabyibuka haruguru gatoya yabanjije gucishamo telefone yiwe ariko iza kwanga gucamo, ubundi agomeza kuyigerageza n'ubundi birangira iciyemo. Nibwo yamubwiye ati MK ntago nifuza yuko wazahangaha kuko bakurangije kukugambanira, uramenye rwose bataza kukwicira ahangaha, ati niyo mpamvu nadashaka yuko uzahangaha. MK ku isimu ye yahise amubwira yuko n'ubundi yarangije kuza ahubwo ari ku muryango, ikiza ari uko yaza akamufungurira akamuvana hanze. Icyusa n'ubundi yamese kamwe kuko nta kindi kintu yari kuza gukora, ntabwo yari kwanga gukingurira umukunzi wiwe. Yagize gutya aramufungurira mukingurira, ubundi MK original araza agera mu nzu maze si guhuza urugwiro baraganira. Ubundi MK arangije aramubaza ati se nukubera iki wari uri kumbwira ngo ndeke kugusura? Umuvandimwe witwa Cyusa yagize gutya mubwiza ukuri, aramubwira ati size ngizi nagira ngo mbabwire yuko nyuma yuko havuyeho umuhungu witwa Juste wankundaga cyane, nagira ngo nkubwire yuko harangije kuzamo Morgan kandi Morgan we arashaka kukwica. Numbaze ngo Cyusa amakuru yayavanye hehe? Nanjye ntabyo nzi, turaza kubashakira amakuru y'ahantu Cyusa yavanye ari amakuru muzakurikirane muri episode izakurikira. MK ibintu byamutunguye cyane, agahinda karamwica ariko niyaza kugira ubwoba, n'ubundi barasuhuzanya bisanzwe, yewe si uguhoberana karahava. Ibiganiro bavugana buryo ki bakundana, aho umuvandimwe witwa Cyusa yagize gutya akabwira inshuti ye ariyo MK, arayibwira ati MK nukuri ndagukunda kandi mbona nyuma yawe nta wundi mwana w'umuhungu nshobora kuzakunda nkamwisangamo nk'uko ngukunda. Bareke bakomeze bahatane, niyo wapfa njyewe nshobora kuba nzahita nibera manseri kuko mbona nta wundi muntu nshobora kuzankundagazaho urukundo nk'urwo naguhaye. Ubu ni Cyusa, ayo ni amagambo yabwiraga umuvandimwe witwa MK bakundana. MK nawe yamushomeje muri aya magambo, yamurebye cyane mu maso aramwitegereza karahava, arangije aramubwira ati Cyusa nukuri nubwo rwose inkundo zacu mbona ziri kuzamo akantu k'umuvundo ubwa wa muhanzi waririmbye ya ndirimbo, niyo mpamvu uko bari gukomeza guhatana kuriya nanjye ariyo mpamvu ngiye gukomeza guhatana. Cyusa reka mbikubwire muri aya magambo, nagira ngo nkubwire yuko urukundo ngukunda ari urukundo rwinshi cyane kandi ari urukundo rurenze, nta wundi mukobwa nshobora kurukunda. Niyo mpamvu nzakomeza kugukunda, yenda nkazahasiga agatwe, nagiye na kimwe mfite mbona cyo kugutakaza, ati kuko mbona ndamutse nkutakaje nta wundi mwana w'umukobwa nshobora kuba nabona nkakunda nk'urukundo ngukunda. Cyusa mwana wa mama, I love you, icyatumye tumenyana nicyo kizatuma dukomeza kugumana. Ngayo nguko reka nze twongera dusesengura n'ibindi bice byaje gukurikira. Nyuma y'aho ngaho nibwo byarangiye n'ubundi ibabicanyi bagize gutya barangije bakoringa isimu y'umuvandimwe witwa
Morgan kugira ngo bajye kwica umuvandimwe witwa MK. Bahise babwira Morgan ati MK turamubonye yarangije kwinjira mu nzu, ese tubigenze gute, turahurira hehe, location iri hehe, ngo nze tuganire buryo ki tugiye kumwivugana, ubundi uriya mwana w'umukobwa ubundi Justin akamwegukana. Yahise abahereza location, ubundi baragenda barahura baraganira n'ubundi bisanzwe buryo ki bagiye gufata uriya muvandimwe witwa MK original bakamwica bakamukura ku isi kugira ngo umuvandimwe witwa Justin abone buryo ki yegukana Cyusa. Reka sinakubwira, urugamba rwakomeje kuba urugamba, maze ibiganiro biganiro, maze si ukwicara basasa inzobe y'uburyo ki bagiye kwica umuntu. Reka sha, ubundi babicanye barangije baramubwira ati ubwo yinjiye mu nzu tugiye kugenda duhite tumurangiza. Morgan yabarebye cyane n'ubitegereza arangije arababwira ati nimugende mu mwice, mwebwe icyo nshaka ni ifoto mukamwereka ko mwamurangije, ubundi nanjye nkazaza mbahereza amafaranga yanyu ndahita mbakandira akanyenyeri. Bakimara kubigenza gutyo, n'ubundi ubwo ngubwo umuvandimwe witwa MK yari arimo araganira na Cyusa mu cyumba. Bahise bahabwa agasopo barabwirwa ati mugomba kwica MK, ntago mbatumye kwica Cyusa. Cyusa nta kintu na kimwe yemerewe gukorwaho, ati kuko Cyusa we ni nakorwaho. Uwo mbahereje ikaze ryo kwica n'umuvandimwe witwa MK original, we ntabwo nshaka yuko akomeza guhama kuri ino si y'abazima, kuko turashaka yuko agenda n'ubundi bikarangira akava mu buzima bwa Cyusa. Ngayo nguko, reka nze twongera dusesengura ibyaje kuba byakurikira ino episode kano gace turangije. Hakurikiyeho Cyusa n'ubundi yibereye mu cyumba n'ubundi uko bisanzwe, aho yararimo aragira amarido agenda ayaringaniza neza hagati mu birahure by'inzugi ndetse n'iby'amadirishya, ubundi ajya kumva akamo karavuze hahandi n'ubundi bari bari. Nyuma yako kamo kavuze agatima kahise gatera, ubundi arangije arasimbuka yikubita muri rwa ruganiriro. Agezeyo koko asanga babicanyi barangije gutangatanga ibyumba byose, umuvandimwe witwa MK original ari we mushuti wiwe barangije kumwica. Yasanze aryama hasi, ariko Cyusa kubyakira byamunaniye, maze Cyusa si kumwegura si kumuhamagara, yewe aramuhamagara asiga no kumuhamagara, ariko kubera yuko MK byari byarangiye nta gihe na kimwe yigeze yamwitaba. Iyi filime cyangwa se kino kiganiro bakita Brother Lovers. Ese ubundi ibi niki birimo biraza muri zino nkundo z'uno munsi? Abo bicanyi bakimara kumwica nibwo yamugiye hejuru aramuhamagara asiga no kumuhamagara, ariko ntiyaza kubasha kwitaba kubera yuko n'ubundi umwuka we wari waheze. Babicanyi nibwo bahise bafata Cyusa, ubundi barangije bamunaga mu ntebe. Cyusa akomeza guhatana ajya kwegura MK, barongera baramufata n'ubundi barongera bamunaga mu ntebe, maze Cyusa si ukwicwa n'agahinda. Abicanyi bahise bafata umuvandimwe witwa MK, baramukurubangana, ubundi bamujyana ahatagaragara. Umwicanyi umwe yahise afata Cyusa, arangije aramuniga aramubwira ati uhawe gasopo, nta gihe na kimwe wiyemerewe kuzatangaza ano makuru, kuko nuyatangaza nawe uzahita wicwa. Uramenye rero, urinda ubuzima bwawe n'umuryango wawe, ati kuko no makuru nagera hanze ntabwo ari wowe uzicwa gusa, ugomba kwicanwa n'umuryango wawe. Reka nze dukurikireho n'akandi gace nabateguriye kuri kino cyegeranyo, kino filime y'umusore w'umukire mukurikirana kuri MK and Kamariza. Mbibutsa ngo mubanze mukande subscribe. Nyuma y'umwaka umwe ushize, aho Justin yari yageze gutya, ubundi yarangiza akagambanira MK, ubundi MK akicwa bikarangira, kugira ngo yigarurire umutima wa Cyusa ndetse na mama Cyusa, mama we, kugira ngo amugire inama zo kuba yakunda Justin. Ariko se ibi ni iki? Nyuma y'uwo mwaka rero nibwo umuvandimwe witwa Justin yagize gutya, ubundi aragenda rwose afata envelope kado nziza cyane akubitamo iki gift cyiza, ubundi aragenda ajya kwa mama Cyusa ajya gusura Cyusa. Ubwo ngubwo iyo gift yarayizaniye Cyusa.
akigeza kuri Cyusa yaramurebye cyane aramwitegereza aramubwira ati rwose izo gift zawe mbabarira uzisubizeyo kuko nta mutima n'umwe mfite wo kugukunda ndetse nta n'umutima mfite wo kwakira gift zawe. Yewega nazo nagusabye rero icyiza nuko wazisubizayo. Icyo gihe Cyusa yari yicaranye na mama Cyusa mu ruganiriro n'ubundi bari kuganira, nibwo Justin yabaguye gitumo ngo azanye izo gift ariko umuvandimwe witwa Cyusa akazanga. Ngayo nguko akimara n'ubundi kuzanga nk'uko bisanzwe, Cyusa yabimubwiye muri aya magambo aramubwira ati Cyusa, nukuri inyuma y'umwaka ufite igikomere cy'umuvandimwe witwa MK Original, njyewe ndashaka kugira gutya, nagira ngo nkubwire ko ngukunda kandi nta gihe na kimwe mfite cyo kuzata nanga kugukunda, ndagukunda ati kandi urukundo ngukunda n'urw'ukuri. Cyusa yaramurebye cyane aramwitegereza aramubwira ati nanjye nagira ngo nkubwire yuko nta gihe na kimwe mfite cyo kugukunda, ahubwo izo gift zawe ongera uzisubize aho zikuye. Nibwo umuvandimwe witwa Justin yagize gutya arahaguruka ubundi ya gift ayisigira mama Cyusa, ariko Cyusa we ntabwo yasakaga yuko nyina ayifata. Justin agisohoka, Cyusa yagize gutya ubundi arangije abwira mama we muri aya magambo ati mama, kubera iki banzanira gift nashaka warangiza akaba ari wowe uzifata. Mama Cyusa yagize gutya ubundi aricuma arangije aramwegera aramubwira ati byari ngombwa yuko ino gift njyewe nyifata ati kandi ndakwinginze mwana wanjye ivanemo umuvandimwe witwa MK ati kuko yarapfuye kuva apfuye hashize umwaka, nimba koko hari umuntu ugukunda by'ukuri bya nyabyo na muvandimwe witwa Justin ati niyo mpamvu rero numva yuko ugomba gukomezanya na Justin urukundo, kuko mu gihe umuvandimwe witwa MK Original adahari gukundana na Justin nta kintu bitwaye, nta gisebo kirimo. Yewega niyo mpamvu musabye ngo mukunde. Umuvandimwe witwa Cyusa yaramurebye cyane aramwitegereza aramubwira ati njye sinzihigamo urukundo nafite, urukundo rwanjye nari mfite rwari rw'umuntu umwe bamwitaga MK, none MK ntakiriho. Ubwo rero wumva yuko nta gihe na kimwe mfite cyo guta kuri uriya muvandimwe witwa Justin. Ese ubundi Justin bizagenda gute? Ese muhamya MK yarapfuye cyangwa? Reka nze dukurikizeho utundi duce twaje gukurikira. Brothers Love, tugana ku musozo rero buryo ki ino movie yaje kurangira kuri kino kiganiro nabateguriye kandi nabakoreyeho, uburyo ki ifilme ije kurangira n'ubundi birangiye umuvandimwe witwa Morgan agize gutya azana ababicanyi bose uko bangana uko bakabaye, uko bishe umuvandimwe witwa MK, arangije arabafata aragenda abajyana kwa Justin aho Justin aba. Justin aha basanze ese uguhangara umuvandimwe witwa Morgan aramubwira ati nta gihe na kimwe ano mabandi nyashaka ahangaha ati kuko njyewe nakubujije kuzana aya mabandi ahangaha ati ariko sinzi impamvu wongeye kuyazana ahangaha. Akibabwira gutyo n'ubundi umuvandimwe witwa Morgan yamubwiye ati abangaba ntago ari amabandi ahubwo ni abahungu banjye. Ese ukeka yuko uwabahaye akazi wari iki? Wese amabandi. Nibwo Justin yagize gutya umujinya uramwica, arangije ahita afata Morgan mu ijosi aramuniga. Morgan aramureba mu maso arangije aramwitegereza aramubwira ati Justin, uramenye rwose mbabarira urekuze udatuma imbwa zikurya. Justin n'ubundi nk'ubusanzwe yahise amurekura koko atinya yuko izo mbwa zimurya, bakomeza guhanahana bitana amabandi. Ubundi Morgan arangije aramubwira ati uramenye uko bagize uriya MK bakamwica nawe niko bakwica. Ati rero uramenye muhungu wanjye genza make kandi ugabanye ayo magambo ufite. Justin koko yahise ayagabanya arangije aramubwira ati byanga bikunda wa Morgan ibyo ngibyo ntago ari byo bituzinduriye ahangaha. Nyuma y'aho ngaho hahise hakurikiraho agace k'umuvandimwe witwa Diane wakundaga Morgan. Size ngizi uri gukunda Justin byatumye yuko abimbarutso yuko umuvandimwe witwa MK yicwa kubera yuko yakundanaga n'uwo mwana w'umukobwa.
nibwo yagize gutya abona umuntu araje arakomanze, arakinguye, amuhereza akantu k'akadokima rwose kari karimo umukufi, kandi wibuka yuko uwo mukufi yagize gutya akawuhereza umuvandimwe witwa MK, akamubwira ati MK nkuhaye uno mukufi, iyi ni impano ya papa, izakorokora ibyo uzanyuramo byose, izakurinda. Ese ko hashize umwaka umuvandimwe witwa MK apfuye, koko muri gutekereza MK koko uwo mukufi ushobora kuba waramurinze? Koko ako kakufi bamuhereje karamurinze koko, cyangwa byari amatakirangoye? Reka tubihanga amaso, tubitega amaso, ibyo ngibyo tuzabibona muri filime izakurikira, izanyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Kamariza. Njye nk'ubusanzwe ni igisigore gasubitse kurana bakorotendera kuriza hafi y'ishyamba rya Kibira, ni njyewe ubategurira ibintu byegeranye. Kandi nanone mbibutse yuko gatoya filime y'umusore w'umukire igiye kunyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original, tugahurira hano kuri no channel yitwa MK and Kamariza tuyisesengura. Hari hashize iminsi idacaho, ariko turimo turabakorera ibintu birenze. Rero ndagira ngo mbabwire muyitegerezanye ubwuzu kandi muyitegerezanye mwishimye, kuko byanga bikunda igiye kunyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Kamariza. Murakoze cyane, ibyegeranyo nk'ibi ngibi nakagaruka.